Imana yigaragariza uwo mupfumu urara ugukiniraho buri munsi, yigaragariza umurozi wakugize agatobero, Imana yigaragariza ibiganza bihora biguterura buri gihe. Bashaka umuntu wabitse ibanga, nibura ninde naturira icyaha nakoze ngo nyatureho imbabazi z'Imana, mukabivuga muri babiri ugasanga karitsiye byarakwiriye. Kandi ndagira ngo mabwire ko ivu iyo ritumutse, reka nkubwire uburyo iki gicu cyagutwikiririye izuba, urya uburozi ariko ntiwapfa. Iki gicu cyaragusakariye ukimara kuba imfubyi. Ariko ijwi ry'umukanguzi. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cyanditswe na Mose cyitwa igitabo cy'Abalewi, ni igice cyaho cya 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Aroni n'abana be uti, iri tegeko ry'igitambo cyoswa kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro, kirareho buki. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka. 3, umutambyi yambara ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare, ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro. 4, yiyambure iyo myambaro, yambare indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. 5, dusoza, umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajya awushyiramo inkwi, uko bukeye awushyiremo igitambo cyo koswa, igice cyose mu bwonserezo bwacyo awonserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro rudaca, ntugasinzire. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Mfite insanganyamatsiko iri kuri uyu murongo wa 6 ivuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Mu izina rya Kristo Yesu. Ndaza kubigomba dusome igitabo cy'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo, tuze gusoma nibura ku gice cyaho cya 12. Igitabo cy'Abaheburayo, ndumva nshaka kwira ijambo ry'Imana uko ari rigari muri njyewe namwe ariko ribamerera. Nituza guhera turasoma imirongo myinshi, munyihanganire tubanze tuganire aho twari dusomye ko Abaheburayo nshaka kuza kuhatangirira mu gice cyaho cya 6 gutyo, cyangwa igice cya 5, kugira ngo tuze kuganira kuri iri jambo. Ariko niyo twasoma igice cya 5 umurongo waho wa 5, haravuze ngo niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye uti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Murongo wa 6, kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Murongo wa 10 mu gice cya 5, Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Aho Yesu yatwinjiriye mu gice cya 6 murongo wa 20, Abaheburayo haravuze ngo aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Iri jambo ndarikunda cyane, ko nkunda Kristo mu izina ry'abatambyi, cyangwa Kristo mu izina ry'umutambyi. Nkunda Yesu mu butambyi. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muribuka ko dufite insanganyamatsiko ku murongo wa 6 w'igice cya 6 cy'igitabo cy'Abalewi, kiravuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Kubera iki bakoresha iki kinyarwanda cyo gusinzira? Nuko ntabwo umuriro wo ku gicaniro ntuzima, ahubwo hasinzira abacanyi, abenyegeza. Iyo basinziriye n'umuriro urasinzira. Dusomye igitabo cy'Abalewi
Abalewi birasobanura ngo ni ugufatanwa, ni abana ba Yosefu Simpatinda wabyaye Lewi. Ntabwo nza gutinda aha, ni abana ba Yakobo, ni abana ba Yakobo wabyaye Lewi. Sintinda mu mateka ya Lewi n'uburyo Lewi yavutse, ariko kandi Abalewi mu gitabo bita Yahweh cyangwa baravuga ngo Imana iraduhamagaye, abahamagawe n'Imana mu gitabo cyabo cy'Abalewi, nyine mu mategeko yagengaga Abalewi. Abari muri Isiraheli barakizi, bagisoma, bakita Yahweh cyangwa se iyo tuvuga Yahweh ni Yehova, iyo kora ni ya call y'umuhamagaye yo guhamagarwa. Hanyuma aba Balewi bavutse baba mu muryango wo kwa Lewi, nyine bitirirwa Lewi muri ya miryango 12, ariko izina ryo kuba abaramyi n'abatambyi barihawe bari mu rugendo bava muri Egiputa. Ubwo Mose yahamagarwaga n'Imana, Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe. Mose arabyumva, aravuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose anyurwa nabyo, arishima, ibyo biramunezeza. Yumva ko Imana ivuze, iramubwira ngo nje kukubwira ngo subira muri Egiputa ukureyo ubwoko bwanjye. Mose arabyumva, abashoke, yumva kujya gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa na Farawo uriyo ntibyoroshye. Abwira Imana ngo ndabwira Abisiraheli kurinde, ubabwire ko ndi Imana ya Aburahamu. Aravuga ngo wowe baramuzi ariko Farawo ntakuzi. Farawo we ndamubwira kuri Imana yande, ndagira ngo nkubwire mu buzima urimo, mu mugabane utuyemo, mu rugo washatsemo, umuryango wubatsemo, ndagira ngo nkubwire karitsiye ukoreramo, aho ukorera bizinesi, bakeneye kumenya Imana yawe nyirizina, bakeneye kumenya Imana yawe. Mose aravuga ngo bo ndababwira kurinde, kandi igitangaje Farawo ntabwo yarazi Imana rurema. Hari abantu benshi bakumenye bakubera inshuti ariko bataramenya Imana usenga. Hari abantu bakumenye bakubera abaturanyi ariko ntibaramenya Imana usenga. Ndumva nakifatikanya n'umwuka w'Imana nk'uko maswe nkakubwira ngo Uwiteka Imana yawe yigaragaze, abatazi Imana yawe bayimenye. Barozi batigeze bamenya Imana yawe bayimenye. Abanyentambara batigeze bamenya ko ari Imana irwanirira abayo bayimenye ku buzima bwawe. Abantu batigeze bamenya mu rubanza urimo, ntabwo abantu bazi ko Imana ari yo mucamanza utabera. Imana yawe yigaragaza. Salomo yarabivuze na Yobu yarabivuze, aravuga ngo urugo n'amatungo, yaravuze ngo imirima n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ngo ariko urugo rwiza, umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Uwiteka yigaragaze ku buzima bwawe. Mose abwira Uwiteka, aramubwira ngo ndavuga kurinde. Imana yisobanura inshuti z'umusaraba. Sizi impamvu iri jambo rihise ryaguka, ariko muri ubwo burwayi urwaye Imana yisobanure. Imana yisobanure yigaragaze. Eliya igihe kimwe n'abahanuzi ba Bayali na Shera ku musozi Karumeli yarababwiye ngo Imana iri bugaragare niyo Mana. Uyu munsi Imana yawe yiyerekane inshuti z'umusaraba. Imana ishimwe, Imana yawe yiyerekane, yisobanure. Mose yibaza ngo ndavuga kurinde. Ndavuga ngo ugende ubwire Farawo ko nitwa ndiho. Yandi magambo nitwa Uwiteka kandi Yehova, Imana ihoraho, Imana nyiribihe, umuremyi wa byose. Mose arabyumva, aravuga ngo wambwiye irindi zina, sinshaka gutindaho. Ndamubwira genda ubabwire ngo nduwo ndiwe. Mose abwira Imana ngo ibyo ntibiri butume njya kwa Farawo. Imuha ibitangaza byinshi, avaho aragenda. Ageze kwa Farawo, ndagira ngo mbabwire ko ni inshuro ya kabiri Mose agarutse muri Egiputa. Bwa mbere yarahavukiye baramwirukana, aragarutse. Ariko agarutse atari Mose wahavutse, ahubwo agarutse ari Mose w'ubutware buje gucyura Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano. Imana yakorera mu bantu mumenyeranye, ibakoreshe kuruta uko mwigeze mukorana nabo, ariko bibe mu nzira z'Uwiteka. Ku ivuka ry'iwanyu, mu ivuko ry'iwanyu, muri famiye yawe, simvuze ngo ntusubireyo, ariko usubireyo uri Mose w'umucunguzi kuruta Mose warezwe n'umukobwa wa Farawo, mu izina rya Yesu. Mu rugo rwawe wahavuye ujya gushaka ibyo gutunga umuryango, uhasubire uri Mose w'umucunguzi kuruta Mose wo muri urwo rugo.
Mose agaruka afite icyo Imana yavuze, agaruka afite inkoni irimo ubutware, agaruka ikiganza cye kirimo ibitangaza. Imana igira ahantu igusubiza kandi wasubirana imbaraga ziruta izo wahavanye. Nkunda kumva abanyarwanda bavuga ijambo ryiza, bavuga ngo aho umupira warengeye niho bawurengurira, nujya kurengurwa uzawurenguza imbaraga nyinshi ziruta izo wari uri kwatakana mu izina rya Kristo Yesu. Mose aragaruka, Abisirayeli arabibwira, abona Aroni yavuzwemo hano. Aroni yari mukuru wa Mose, hari na Miriyamu mushiki wa Mose, bose ari bakuru kuri Mose. Mose yakenera gukora ibitangaza agafata inkoni, ariko yakenera kuvuga hakavuga Aroni, kuko Mose yari afite ubumuga mu kanwa, ntiyari azi kuvuga neza kubera ko yabaye mu rufunzo igihe umukobwa wa Farawo amutoragura. Urufunzo n'imbeho yo mu gishanga byari bimaze kumuremaza, atavuga neza, byatumaga didemanga. Ariko kandi agarurwa n'Imana afite ubwo butware bw'Uwiteka. Imana ishimwe. Aroni aba imbere ya Mose. Imana ya Mose amategeko iramubwira ngo muri mwebwe ndashaka ko munkorera mukiranutse, umunsi wo gutamba ibitambo mujye muntambira ibitambo. Kandi si icyo gusa, bataha bava muri Egiputa ibaha n'isabato, ikiruhuko. Ntabwo ari ikiruhuko cy'umunaniro, ni ikiruhuko cy'umuruho wagombaga kubibagiza ingaruka n'urugomo n'uburetwa byose bakorewe muri Egiputa. Ibaha isabato yo mu butayu, tuzayigarukaho. Nubwo ari isabato ariko niyo mu butayu. N'uyu munsi iyi sabato iragereranwa na Kristo kuko niwe buruhukiro bw'abizera. Ariko nubwo dufite Kristo nk'amahoro yacu, ni mu butayu kuko turacyari mu isi. Mu butayu haba inzoka na sikoropiyo. Yesu yarabivuze, aravuga ngo nabingingiye, avuga amagambo akomeye nkunda. Aravuga ngo ntimugasenge musaba data ngo abakure mu isi, ahubwo nge nabasabiye ngo Imana ibarinde umubi. Mu yandi magambo, izuba riracyacanye rirarasa, imvura iracyagwa tukanyagirwa, magambo aracyahari tukavugwa, intambara ziracyahari tukarwana, ariko twahawe isabato yo mu butayu, dufite uburuhukiro muri Kristo Yesu kandi turi no mu isi. Mu yandi magambo, aho uri waruhuka kuko umutambyi nyiribihe murahabana. Imana ishimwe. Mose agiye kuva muri Egiputa, Imana iramubwira ngo genda. Mose aravuga ngo nibyo, atekereza kabiri. Aravuga ngo aho tugiye ni ku butaka bwa basogokuruza, ariko mubo tuvanye hano nta n'umwe urajyayo, nta uhazi nanjye simpazi. Bibutse ko Mose atavukiye muri Isirayeli. Igice cya kabiri cyo Kuva kivuga ko yavukiye muri Egiputa, ariko kandi anagaruka yagarukiye Mediyane, ntabwo yigeze agera muri Isirayeli. Birumvikana ko atarahazi. Imana imuhagurukije imujyana aho atazi. Ndagira ngo munyumve. Uyu muhamagara Imana yahamagaye Mose n'urugendo Mose agiye gukora, akorana n'ubwoko bw'Imana, abujyanya aho Imana yavuze, ariko Mose ntahazi. Mu mitekerereze ntaho azi, mu maso ntaho arabona. Nawe hari ahantu Imana yavuganye nawe ko izakugeza utaramenya, ntabwo uhazi. Ni nayo mpamvu ntabwo bari bazi aho banyura. Banyuze iz'ibizigu, Asidori, banyura mu Bamedi, banyura Edomu, banyura. Hari inzira wagiye unyuramo z'ibizigu, ngaho mu rugo rwakuruhije, ngaho mu buzima bukugoye, ngaho mu nzira abarozi bateze, ngaho mu kibanza bamaze gukagira, ngaho mu nzu yaterekerewemo, ngaho mu mugabane utubaha Imana, ngaho muri bizinesi y'abadakizwa. Hari ahantu wanyuze henshi. Mose yumvishe ko aho ari kujya atahazi, ahazi mu masezerano, ariko hazanyura ntabwo ahazi. Abwira Imana ngo ngwino tujyane. Imana iramubwira ngo ntabwo twajyana kuko Abisirayeli ari abanyabyaha. Kimwe mu bintu bizagufasha kugendana n'Imana bigatuma uba muzima mu rugendo rwawe n'Uwiteka, ni ukwirinda gukiranirwa. Kuko niba ushaka kurebwa neza n'ijisho ry'Imana, rwanya gukiranirwa kuri wowe. Ubukiranutsi bw'Imana burakubera inzira ituma Uwiteka kugenderera. Imana ishimwe. Mose abwiye Imana ngo tujyane, Imana iramubwira ngo nabica nabamara kuko mwese murakiranirwa. Shimiye Imana yatwihanganiye ititaye ku mujinya n'uburakari bwayo. Imana ishimwe.
igihe kimwe Mose asubira gusenga, muzabisoma muri Zaburi ya 90 n'iya 91, areba umubabaro n'uburetwa Farawo bakoresha, aravuga ngo twishimisha imibabaro iminsi ingana n'igihe twababarijwemo, simpatinda. Aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, aho naho simpatinda. Aravuga ngo uzageza ryari guhora uturakariye, yigarurure k'umujinya wawe. Yari yamaze kumenya ko Imana yabazanye kubera igihano. Mose Imana iramubwira ngo noneho ngwino wongere usabe. Mose arasaba, abwira Imana ngo nshaka ko umbwira imigambi yawe. Imana ishimwe. Mu buzima bwawe bwa buri munsi Imana ijye guhishurira ikigambiriye kuri wowe, ikubwira uko ugenda. Manowa yabwiye umugore we, aramubwira ngo marayika mwavuganye mubwire yongera agaruka tubwire uko uwo mwana tuzamurera. Igambiriye iki kuri uwo mwana? Aba ari ibiki tuzamubuza? Amubwira umwifato wa Samusoni. Imana iguha umwifato w'urugo urimo, guha umwifato w'ubukobwa n'ubusore bwawe. Imana iguha umwifato wo kubaka, Imana iguha umwifato wa bizinesi, uba umuntu utunganiye Imana mu mirimo y'amaboko yawe. Imana ishimwe. Mose abwira Imana ngo ndagusabye menyesha imigambi yawe, ugambiriye iki kuri twe? Imana iravuga ngo nzabakura hano mbageze mu gihugu cy'isezerano. Iravuga ngo kuko nabirahiriye Aburahamu ko nzabasubiza mu gihugu cy'isezerano. Subiye inyuma gato, bari bafite ibihamya bibizeza ko Imana izabageza mu gihugu cy'isezerano. Muri ibyo bihamya harimo n'amagufwa ya Yosefu. Ajya gupfa yarababwiye ngo ntimuzampambe inaha, muzanshyire mu butaka bwa gakondo kuri kavukire yacu, Enima Dry Tehoria Enomandia Hosa, muzanshyingure mu butaka bwa kavukire yacu. Mu yandi magambo, Yosefu yapfuye abizi neza ko itorero ry'Abisirayeli rizataha. Na Kristo hari amagambo yavuze, tekitandore stance, yarabivuze. Yaravuze ngo ntabwo nzigera njya ku rubuto rw'umuzabibu, habe no kunywa kuri vino yarwo, hari nicarana n'umugeni nakoye. Mu yandi magambo, aho yicaye aradutegereje. Imana ishimwe. Mose yaterwa n'ubwoba akibuka amagufwa ya Yosefu, akavuga ngo ubwo ari we gakondo yacu iriho, ubwo ari we watubanjirije hano, Imana izaducyura, tuzataha. Ndumva navuga ngo haleluya, nyikiriza amen, tuzataha. Haravuga ngo ubwo amagufwa ye ahari tuzataha. Nibutse umuririmbyi wa 77 yaravuze ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu. Haravuga ngo abo nibo barungurutse mu mva kandi ubwo yamaraga kuzuka hanyuma yagiye mu ijuru. Na Yohana yarabivuze ngo wari uriho wahoranye n'Imana ari we jambo, ngo nta cyaremwe kitaremwe, nawe yaraje yihindura umuntu, arapfa arabambwa arazuka, ngo ariko kandi azongera kugaruka. Aravuga ngo ufite ibyiringiro bimeze bityo yiboneze nk'uko waboneye. Enima setolehoria pandasa enima tokitandore stakitando enima horia. Paulo yarabivuze aravuga ngo mwifuza ibiri mu ijuru aho umukiza azava, ngo ariko kuko twebwe iwacu ari mu ijuru. Ndanezerewe cyane. Iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru bene data. Mu isi babarogeramo wubaka bisenyuka, utura wimuka. Mu isi urarubabaye, urarurira, wirirwa uganya. Si iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru. Imana ishimwe. Iwacu ni mu ijuru. Reka ngaruke. Mose abwira Imana ngo noneho ubwo uzatugezayo ngwino tugendane. Bavandimwe, Imana ntigambiriye kudutsinda mu nzira. Ndakubwiza ukuri ko itagambiriye kukwicira urubozo muri urwo rugo. Ntabwo icyatumye kurema ari ukugira ngo ikwicire urubozo muri uwo mugabane urimo. Oya, ntabwo ari uwo mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntabwo ari uwo. Ntabwo umugambi w'Imana ari ukugira ngo uhore ubabaye. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Ntabwo ari cyo kinezeza Imana. Mose abwira Imana ngo ubwo ugambiriye kuzadushyitsa uze tugendane nawe. Ashyiraho ikindi aravuga ngo nicyo kiri butubera itandukaniro ry'andi mahanga yose. Iyo andi mahanga agiye Imana zabo zisigara mu ndaro,
mana zisigara mu ngoro z'ibigirwamana byazo. Ariko igituma dutandukana n'izindi mana ni uko wemera kuvana inaha natwe tukajyana mu gihugu cy'isezerano. Bakundwa nshuti z'umusaraba, Imana yemeye kugendana nawe. Bibiliya iravuga ngo ubwo itimbanye umwana wayo w'ikinege ikamuduha, yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ubwo ukiriho Imana yemeye gukorana nawe. Ese wowe wemera gukorana nayo? Wowe se wemera kugendana nayo? Zaburi ya mbere ivuga iti, iravuga ngo ntugahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Niba ushaka kugendana n'Imana mu by'ukuri, iyo nzira yibuze. Ntukicarane n'abakobanyi, iyo nzira yibuze. Yesaya yatura yaravuze ngo mbabarire naturanye n'abanyaminwa yanduye nifatikanya nabo. Ikara rimukozeho umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ariko ashyuhijwe n'umuriro, aravuga ngo noneho uzuntume. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, njyewe Uwiteka nkaba nkuzi, enima toti edra. Ubwo Uwiteka yakumenye, akakumenya ko witwa Claude, akaba azi Marcel, azi Chris, azanisete, akaba kuzi kuri Amisa. Uwiteka akaba kuzi Claudine, Uwiteka kuzi Coretta, Uwiteka kuzi Fabrice na Eric. Ubwo Uwiteka kuzi, aravuga ngo ubwo wangiriyeho umugisha. Ubwo wangiriyeho umugisha. Iki kintu mucyumve neza, aho utuye Imana irahazi. Alona manika ndosa edra. Aho wavutse Imana irahazi. Abakuroze Imana irahazi. Ibigutera Imana irabizi. Intambara zawe Imana irazizi. N'amakuba atunguranye yakugwiririye Imana irayazi. Ariko hari ikindi kinejeje Imana cyakubereye umugisha. Ibwira Mose ngo kuba muri muri Egiputa ntacyo bitwaye, kuko ukuboko kwanjye kurahagije kuzabakura muri Egiputa kubageza i Kanani. Ariko kandi hari ikindi Mose we, ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, icyo nacyo usabye ndagikoze. Ndumva nakubwira ngo ongera usura agenda y'amasezerano yawe, ugenda uganiriza ibyo wanditse Imana yavuze, ubibwire ngo nawe Imana iragukoze. Ndumva nakubwira ngo sura ubukode ububwire ngo Imana iragukemuye. Ndumva nakubwira ngo ujye muri nationalite uyibwire ngo Imana irakumpaye, yibwire ngo iragukemuye. Yabwiye Mose ngo icyo nacyo ndagikoze. Icyo kikuraza ijoro, icyo gituma urarubabaye, icyo kikuriza amarira ya buri munsi, icyo cyatumye ugumirwa, icyo gitumye inda itavuka kandi utwite, icyo gitumye utabyara kandi uri muzima, icyo gitumye utubaka kandi uri umugore ushyitse, icyo gitumye rusenyuka warukundaga, icyo gitumye wangara ku musozi atari uko uteye nabi. Icyo nacyo ibwira Mose ngo ndagikoze. Imana ibaha umugisha. Ndumva nakubwira ngo rangurura cyane, haleluya. Icyo nacyo ndagikoze. Iramubwira ngo ndabyemeye, turagendana, tugiye kugirana urugendo. Ndabyemeye muri fiançailles ugendane n'Imana, ndabyemeye muri business, ndabyemeye mu kazi, ndabyemeye muri Europe, Amerika, Asia, Oceania, aho hose uri ndabyemeye. Tuzagendana. Ndamubwira ngo tuzagendana. Ariko ntabwo muzambonesha amaso, ahubwo nimubona igicu cyanjye mujye mumenya ko ntarajya kure yanyu. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mwebwe nimubona ku manywa nzajya mbatwikira izuba mbabere inkingi y'igicu, noneho nijoro nzajya mba inkingi y'umuriro. Bavandi, ubutayu bwarimo umuyaga mwinshi. Inkingi ubwayo nijya inyuma y'Abisirayeli cyangwa imbere, nijya imbere, Bibiliya iravuga ngo igicu cyahagararaga barahagararaga, ariko cyarahagararaga kikabakingiriza umuyaga n'izuba ryo mu butayu. Izuba ryo mu butayu Imana ikabasakarisha igicu cyayo, igicu kikanetraliza izuba, bakabaho mu mafu kandi ahantu ho mu butayu. Ndagira ngo munyumve, yari yarababwiye ngo nimubona igicu cyanjye mujye mumenya ko nkiri kumwe namwe. Muvandimwe nshuti y'umusaraba, koko igicu cy'Uwiteka nturi kumwe nacyo? Nibyo ukodesha aho udakunda, ariko ntabwo urara hanze. Icyo ni igicu cy'Uwiteka. Nibyo warize uburakazi, ariko ntacyo warize ni igicu cy'Uwiteka. Nigeze nabaho ku kazu katari kanyuze, karagashamburete nkabanamo na famiye,
madamu kandi twari dufite abana babiri twareraga b'abakobwa. ntimugire ngo ni ibintu byoroshye kuba mu nzu y'icyumba kimwe ugacumbikira abantu noneho abana b'abakobwa, ntabwo byoroshye. ariko ntihari hanze, cyari igicu cy'Uwiteka. reka nkubwire uburyo cyagusakariye ukuboko k'umupfumu, inkuba irakurata kandi yakubise. reka nkubwire uburyo iki gicu cyagutwikiririye izuba, urya uburozi ariko ntiwapfa. iki gicu cyaragusakariye ukimara kuba imfubyi, ariko n'uyu munsi uriho. Haleluya! Imana iravuga ngo mukibona icyo gicu bijye bibabera igihamya ko nkiri kumwe namwe. Imana ishimwe ko igihari. Imana ishimwe ko igihari. Igicu ntufite igihamya cy'uburyo umugabo bamufunze ukabaho? ntufite igihamya cy'uburyo bagutaye ukabaho? igicu cy'Uwiteka kiracyahari. Imana ibwira Mose ngo amaso yanyu bizagorana ko mbona, ariko mu gihe muzaba mukibona igicu cyanjye mujye mumenya ko nkiri kumwe namwe. Imana ishimwe. igicu cy'Uwiteka cyatumye dukora mariage. igicu cy'Imana gitumye wurira indege utuye aho. igicu cy'Imana kikubakiye inzu, kikubakiye urugo. igicu cy'Imana gitumye ubyara barakuroza inda yari yarahirimye. icyo ni igicu cy'Uwiteka, ni igisobanuro cy'uko Imana ihari. Imana ibaha umugisha. Mose ahagurukana n'Abisiraheli baragenda, reka turenge. Mose agenda agira ikibazo, nibaza Imana itubabaza ikatunyuza muri ubu butayu, Uwiteka waduhoye iki? uko abyibaza akajya no kwihererana n'Imana agasenga. Imana iramwemvita, iramubwira ngo nshaka ko duhurira ku musozi wa Sinayi. Aragenda avugana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo yaramubwiye ngo ari ahantu bugufi bwanjye hagati y'ibisate bibiri by'urutare. urutare mbibutse ko ari Kristo. ubusate bwavugwaga muri Bibiliya burashushanya imbavu za Kristo. uti ndagutwikiriza ikiganza cyanjye hanyuma nkwiyereke mu bitugu byanjye. Imana ishimwe. gutwikirwa, Mose yatwikiriwe mu bigereranye n'imbaraga Imana yabwiye kuri Mariya. yaramubwiye ngo umwuka wanjye azakuzaho agukingirize. Imana ibaha umugisha. hanyuma Mose ari ku musozi, Imana imunyuraho abona mu bitugu by'Uwiteka. ibi bitugu by'Imana bisobanuye ngo nahashizeho Imana, n'ibyo nakoze udahari utararemwa ngiye kubigusobanurira. ihera rero kera Mose atarabaho kwa Adamu na Eva, ihera uko yari mu ijuru n'isi, ibisobanurira Mose. niyo mpamvu Mose yanditse igitabo cy'Itangiriro. yabibwiwe n'Imana kubw'ubutoni yagiranye nayo, kuko yari yagendanye n'Imana. icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo umuntu yagendanye n'Imana imuha amakuru, imubwira amabanga y'ahashize hayo. aho tutari turi Imana itubwira amabanga. hari igihe tujya dusenga ukajya kumva umuntu Imana irambwiye ngo kubw'urukundo ngukunda, ngo nkuyeho umugozi sogokuruza wawe yari yaraboshywe, karande yari kuriho. umuntu agahabwa amakuru ya kera adahari kubwo kugendana n'Uwiteka, kuko iyo ugendanye ahashize ikubaka ahazaza hawe. Imana ishimwe. rero n'ubu kubwo kugendana n'Imana isenya ubupfumu bwagukoreweho, isenya indasago zikuriho. kubwo kugendana n'Imana itesha agaciro ibyo kurya biterekereshejwe wariye. kubwo kugendana n'Imana itesha agaciro amagambo wavuzweho, ahubwo ijambo Imana igambiriye kuri wowe ari ryo risohora. kuko iyo yavuze ngo ndaza tugendane, enima edrayi perihori yangaza enima ndiya hosa, irwane n'amaboko yaragusumiye, iritura imisozi yari igukingirije. kuko wagendanye n'Imana inyanja ihinduka inzira, kuko Uwiteka arashaka kugenda. umusozi urahinduka amataba, Imana irashaka ko mugenda. Ashuri nta kivuze, Yeriko nta kivuze, bari kumwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. bajyaga kuneshwa bagatsindwa batari kumwe n'Imana, ariko kuko bagendanye nayo Yeriko izariduka. kuko wagendanye n'Uwiteka, murozi ntacyo agutwara. kuko wagendanye n'Imana, Baramu azavuma ntugire icyo uba. ibyo byose nibyo bahuye nabyo mu nzira, ariko bari bari kumwe n'Uwiteka, bari bari kumwe n'Imana. kuko wagendanye n'Uwiteka. Lelaho enima trahosa nimandia elima etra. kuko wagendanye n'Uwiteka uzaca mu biteye ubwoba, ariko ntabwo uzatinya. Suba ryakumanywa ntizagutinyisha, n'ukwezi kwa nijoro ntuzagutinya, kuko ikurinda ihora iri maso ntisinzira. Imana ishimwe. Mose Imana ivugana nawe ibintu byinshi.
imuha n'amategeko y'abatambyi nihute nsoze. Ariko kandi ari ku musozi wa Sinayi murabyibuka ko Abisiraheli basenze ibishushanyo, basenze ikigirwamana Aroni yari yakoze. Mose amanutse n'umujinya mwinshi arababwira ngo kugira ngo mugaragaze kwera kw'Imana nimufate inkota mwicane, bisobanuye ko Imana ikuye ikizira mwazanye mu ihema ryayo. Abalewi bafata inkota baricana, Imana ivugira mu kanwa ka Mose, kuko icyo gihe hapfuye abantu 3,000. Imana ivugira mu kanwa ka Mose iravuga ngo uyu munsi mubaye abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka, kuko ari mwe musohoye ikibi mu mahema y'Imana. Abalewi rero bahabwa umurimo wo kuba abatambyi mu byiciro bitatu. Umutambyi yatambiraga Abisiraheli bose igitambo kibakuraho ibyaha. Yakoreshaga ibitambo byinshi bitandukanye, ntabwo nza gutinda mu itandukaniro n'amoko y'ibitambo. Ariko kandi Abalewi bagiraga n'amavuta, icyo nacyo mukimenye, nicyo cyacanaga umuriro wo ku gicaniro. Ntabwo bahuhaga mu muriro, ahubwo bafataga amavuta bagasuka mu muriro, umuriro ukarushaho kwaka, kuko ku gicaniro ntawahuhagamo, bakoreshaga amavuta ya elayo bagasukamo. Aya mavuta ashushanya umwuka wera. Pawulo ajya kuyavuga yayavuzeho mu buryo buzimije, aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibyo byasukwaga ku gicaniro ni ibyatumaga umuriro ukomeza kwaka. Imana ishimwe. Rero Abalewi bagiraga amavuta bakagira n'igicaniro. Ntabwo nza gutinda. Bari mu gihugu bamaze kubaka igicaniro, murabizi ko umwotsi wo ku gicaniro warazamukaga ku buryo ugenda uringaniye, Imana ikawushima. Ntabwo umwotsi wakwiraga ngo utere abantu guhumana. Imana yashimaga igitambo umwotsi wagiye. Ariko kandi hari n'uburyo babanzaga gukora ubufindo. Bamara gukora ubufindo igitambo, bakaza kubona umutambyi wo gutamba igitambo cy'Uwiteka. Noneho mu gihe bakoze ubu bufindo, umutambyi ubufindo bwafashe niwe wajyaga ahera hahera, akinjira mu ihema atandukanyijwe n'abandi bantu. Harimo umwenda, mujya mwumva Bibiliya irawuvuga, wagabanyagamo rubanda cyangwa abatambyi bandi basanzwe n'ahera hahera. Aho hashushanyaga ijuru. Ntabwo njya kuhatinda, aho sinshaka kuhavugaho. Ariko ku gicaniro habaga urwabyo cyangwa akabindi kafataga ivu, ryamanukaga rimanukira muri ka kabindi kugira ngo ritameneka, ridasesekara inyuma, rigahumanya abantu bari baraho. Ivu ryo ku gicaniro ntabwo ryemererwaga kumeneka. Na Bibiliya yatubwiye ngo umutambyi ajya gufata iryo vu yagombaga kwambara ikanzu yera, agafata n'ikabutura y'igitare, bisobanuye ngo ndejejwe imbere n'inyuma, akagenda ibiganza byera, agafata rya vu yejejwe akarikura muri rwa rwabya, akarijyana mu cyanya kidahumanye. Ndagira ngo munyumve, ni iki gitumye abantu bahumaniye ku gicaniro? Mu nsengero abantu bahumaniyeyo, mu misozi y'ubutayu kuki abantu bahumaniyeyo? Nuko bagezeyo basanga hari igicaniro ariko nta rwabya rufata ivu rihari. Uwo waturiye none umwaturira ubusambanyi, ejo akaba ari ugusambanya. Uwo waturiye umubabaro ufite niwe usigaye ugukomeretsa. Ubwiye amabanga yawe niwe ukuvuga. Ivu ryo ku gicaniro risigaye riseseka, kandi imbere hari urwabya rwafataga ivu ryo ku gicaniro. Uyu munsi urashaka umuntu ufite ibanga ukamubura. Urashaka umuntu wabitse ibanga, nibura ninde naturira icyaha nakoze ngo nyatureho imbabazi z'Imana, mukabivuga muri babiri ugasanga karitsiye byarakwiriye. Kandi ndagira ngo mabwire ko ivu iyo ritumutse, abantu bari aho bose utarwaye ibicurane aritsamura. Rero abantu bakuvuze n'ukwitsemura, ivu ryabagezeho ribatera ingaruka, bihanganire. Byatewe n'uko urwabya wamennye mu ivu ryo ku gicaniro rwari rutobotse, rwaravaga, ivu ryaratumutse. Kandi mu rusengero niho hakwiriye kubera amabanga, mu murimo w'Imana niho hakwiriye kubera amabanga, niho twari dukwiriye gukura inshuti,
niho abantu bazima twari dukwiriye kubakura, ariko urasanga abantu benshi bari gukomerekera mu rusengero, nuko urwabya rwo gufata ivu ryo ku gicaniro rwarahirimye. Ariko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo fata Aroni na bene Aroni bajye ku gicaniro, umuriro wanjye ntugasinzire. Uyu munsi igicaniro ni iki? Igicaniro ni Kristo, kandi Kristo akora ryari? Akora iyo tumwizeye. Nkunda kubibabwira, turi kwiga misiyoloji, umuntu wanyigishije misiyoloji yambwiye akantu keza. Narabyinnye ndi kumva ya Yesu, narageze ndavuga nti nimumfashe nsirimbe nshimira Imana ko imva ya Yesu irangaye. Numvaga ari ishimwe rikomeye, dukoma amashyi ndasirimba, numva ndanezerewe, numva ndishimye. Umugabo arangije arambwira ngo ntabwo intsinzi y'umuzuko wa Kristo ntabwo igaragarira mu kurangara kw'imva. Arambwira ngo intsinzi y'umuzuko ya Kristo izagaragazwa nuko Kristo ari muzima muri wowe. Abantu benshi dukunda guserebura kuri Pasika tukavuga ngo ni urupfu n'umuzuko wa Kristo, nibyo twibuka, ariko Pasika si igisobanuro cy'uko Yesu yazutse. Igisobanuro cy'uko Kristo yazutse ni uko umugira ari muzima muri wowe, kandi igisobanuro cy'umuzuko muzima wa Kristo ni uko akwigisha kubana n'abantu amahoro, ni uko werera abandi imbuto. Mose ahamagara bene Aroni arababwira ngo dore amategeko Uwiteka ashyizeho yo ku gicaniro, avuga ngo kimwe muri byo umuriro ntukazime, ntugasinzire, umuriro uhore waka. Bavandimwe, ku gicaniro umuriro urahazimiye, uraruha, ugashaka umuntu ugusengera wamugeraho ngo ituru, ushaka umuntu ugusengera wamubwira ngo nsengera ngo banza wohereza y'amatiki, ushaka umuntu ugusengera urashakisha ukamubura. Umuriro ku gicaniro umaze gusinzirana abantu ku rwego, bene Eli barakiraniwe, umuriro urasinzira. Imana ishakisha umutambyi iramubura, ibura umuhanuzi. Hana arababara, abura umuntu wamusengera ngo akire ubugumba. Ariko muri uko kubura uwamusengera ngo akire ubugumba, arirukanka aravuga ngo nzijyana i Shilo. Soza mfata konkirisiyo, ndagira ngo mbabwire ngo igicaniro cy'abandi wose cyazima, igicaniro ushaka kota cyazima, umuriro abandi bacanye wasinzira, ariko muri wowe Uwiteka arashakamo igicaniro. Yarabivuze aravuga ngo muri umuco w'isi enima etrate horia, aravuga ngo itabaza nta muntu uri kongeza ngo aritwikire, aritereka mu gitereko rikamurikira abandi. Ntidukeneye kumurikirwa, dukeneye kumurikira abandi. Igicaniro cyo muri wowe n'icyongere cyake. Imana mwahagurukanye kuva mu ntara wavukiyemo ikagutungira mu mujyi urimo. Imana mwahagurukanye kuva mu muryango wa so ikagushyira mu muryango washatsemo, nawe ikakugira umuryango. Niyo gicaniro kizima, niyo gicaniro kizima, niyo gicaniro kizima. Ndagira ngo nkubwire ngo Nyabingi agira igicaniro, Bayari igira igicaniro, Dagoni igira igicaniro. Ndagira ngo nkubwire ngo Ryangombe afite igicaniro. Igicaniro cy'Uwiteka si cyo gikwiriye kubura. Eliya yarabivuze aravuga ngo sinshobora kuba mu gihugu kitagira igicaniro cy'Uwiteka. Abwira abahanuzi ba Bayali aravuga ngo nimubanze mwenyegeze. Imana igaragaza umuriro niyo Mana yacu. Natangiye mbabwira ngo Uwiteka yisobanure imbere y'abantu batamenye ko wizeye kandi wizera. Mana yigaragariza uwo mupfumu urarugukiriraho buri munsi, yigaragariza umurozi wakugize agatobero. Mana yigaragariza ibiganza bihora biguterura buri gihe. Mana ibyigaragarize tobesa nimaedra. Mana yigaragariza ibiganza bihora bikina n'urubyaro rw'abizera. Dawidi yarabivuze ngo abanzi banjye bamware bakorwe n'isoni, ngo kugira ngo be kumpata agahato kabo kunamishije ibitugu byanjye. Tonas edrai perihoni mandia hosa edra. Imana yigaragaza inshuti z'umusaraba. Imana yigaragaze. Mperutse kuba mu iteraniro rimwe, umushumba umwe adusomera ijambo numva ndatangaye. Yeremiya yarabihanuye ngo Nebukadinezari warankubise we, ngo inda yawe wayujuje ibiryohera byanjye. Ntabwo uzi uburyohe bw'ubuzima Nebukadinezari yaraburiye, yarabumize. Uhorana amarira kuko ibitwenge byawe byaramizwe. Urabyara baroga, bararambagiza ubukwe bupfa. Urashaka basenya, sezerano narikoze ngo divorce. Ubaye muzima ngo remba, urakize ngo ngera usubire mu bitaro.
ibi ni ibiki mu by'ukuri? Igicaniro cy'Uwiteka cyake. Ndagira ngo mbabwire kimwe mu bintu bigaragaza ahantu hari umuriro, isazi zirahatinya. Muzaperereze no mu cyaro, abantu mwabaye mu byaro, iyo wacanaga hanze, iyo iziko ryabaga rigifite umuriro, imbwa zoteraga kure, ntabwo imbwa zahegeraga. Ariko uko umuriro ugenda uzima, imbwa ziraza, bucya imbwa itakiri ku ruhande rw'amashyiga, bucya imbwa yaryamye mu mashyiga hagati. Iyo umuriro wazimye, imbwa ziraharyama. Utagira ngo uwo murozi hari ikindi kimwinjije iwawe. Izo mbwa zinjiye kuko umuriro wazimye. Ariko uyu munsi enyegeza wongere ucane, senga. Ntabwo usaba ngo usengerwe, nawe ubwawe nyegeza. Umwami abagusengera basenga niwe nawe wagucunguye. Kuko bwagucunguye nibwo bwaciye abakurwanya. Nta negosiyasiyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibwira Mose ngo abatambyi bajye banyegerana umwenda wera, bakiranutse, bakijijwe, bambaye ikanzu yera. Sobanura gukiranuka. Bambaye amakabutura yera imbere y'amakanzu, bivuze ngo twejejwe n'ahatagaragara. Bagira ngo soze mu mutima wawe urinde, mu migambi yawe utekereza iki? Iyi ni cano yitwa Ijwi ry'Umukanguzi. Ntabwo tugira ngo musinzire ibitotsi by'urupfu, hoya. Bamaso no mu buryo bw'umwuka, uburinzi bwawe bugaragare kuko wakoranye n'Uwiteka. Twasomye ijambo rivuga ngo Imana yamwise umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Iyo umutambyi yajyaga ahera, Abisirayeli bakurwagaho ibyaha. Ariko uyu munsi kubera icyo bifite, kandi Kristo nawe yaratwinjiriye ahera. Bibiliya iravuga ngo amaze kumanika umubiri we, amaze kuwukurishaho bwa bwanzi, aca inzandiko zaturegaga zicisha kumanika umubiri we ku musaraba i Golgota. Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo, kandi ari we wazicunguye. Ngo ntibikabe. Urumva ari nde wo kukuvuma? Dufite ijambo ryahanuwe. Bibiliya iravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Pawulo yageze mu Baroma arababwira ngo twebwe tubaruta mu buryo bwose. Aravuga ngo irya mbere twabitse ibyavuzwe n'Uwiteka. Imana yavuganye nawe uri gusenga, mu nzozi yavuganye nawe, mu kanwa k'abahanuzi yaravuze, no mu byanditswe byera dufite ijambo Uwiteka yavuganye natwe. Yatubwiye ko tutazakorwa n'isoni. None izo zije zituruka he? Zicyahe? Enyegeza umuriro wo ku gicaniro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kristo yatwinjiriye ahera hahera. Ndashoje. Ntabwo ugikeneye Mose ngo akugenderere. Ntabwo ukeneye Mose utunga inkoni ku nyanja ngo wambuke. Ntabwo ukeneye Karebu ujya kututatira muri Yeriko ngo azatubwiye ngo tuzabarya nk'imitsima. Ntidukeneye Joshua ufata inkota. Ntabwo dukeneye Eliya na Elisa. Kristo Yesu arahagije. Ntabwo Imana igituye mu ihema, isigaye ibana muri twebwe. Ntabwo Imana ikiriya basogokuruza, natwe ni Imana yacu. Umuriro ntugasinzire. Kristo niwe mutambyi wacu. Uyu munsi nagutambire, ivu ryo ku gicaniro arishyire mu rwabya. Bibiliya umuririmbyi yavuze ngo yaravuze ngo nkuko yajyanye kuri ibicumuro byacu, ngibuvazuba n'iburengerazuba nkuko hitaruye kure pe, ngo niko Uwiteka yajyanye kuri ibicumuro byacu. Imana irabyibagirana ibitwara kure, ariko abantu barabikwegereza bakakwibutsa ibyaha byawe. Ariko Imana ibita kure mu rwabya, irabyibagirwa. Imana ishimwe. Dusengana Imana. Nta mpamvu yo kugira ngo uhorane uwo mu ruho. Imana ni umutabazi, niwe karuhura. Imirimo y'Uwiteka ikorerwe ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkwinginge ushaka akanya gato, wigomwe dusengane. Rambura ibiganza byawe dusengane. Atuza akanwa kawe ngo Mwami Yesu ni wowe nizeye. Subiramo cyane ngo Mwami Yesu ni wowe nizeye. Ongera uvuge ngo uri umutambyi wanjye. Ongera uvuge ngo ni wowe gitambo cyanjye. Ongera ubisubiremo kandi uvuge ngo ni wowe wanyitangiye. Ikiru cyose wagombaga gucibwa, Kristo niwe wagitanze. Muririmbyi yaravuze ngo yanyishyuriye imyenda yose. Subiramo n'akanwa kawe uvuge ngo Mwami waranyishyuriye. Vuga ngo nta rubanza mfite. Subiramo ngo warambohoye. Ongera uvuge ngo ubu ndidegembya muri wowe. Vuga kubw'amaraso ya Kristo sinitaye ku mirimo mibi nakoze, sinitaye ku byaha by'umuryango, sinitaye ku byaha by'igihugu, sinitaye ku byaha bya kavukire, sinitaye ku byaha byaho nashatse, sinitaye ku byaha by'umugabane.
sinitaye ku byaha by'isi, nitaye ku kwera gusa kuko Kristo yanyezeje. Imana ishimwe. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Mana Data, urera ugira neza, ni wowe wera, ni wowe ukiranuka, uri umutambyi mukuru. Ubutambyi bw'abantu bwararangiye, ibyaha byarabuhumanyaga, ariko ubutambyi bwa Kristo buhoraho. Amaraso yawe niyo atweza, umubiri wawe niwo turya tukabaho, niryo funguro rizima. Amaraso yawe niyo yatwogeje, niyo yatumwe twegera twari kure, duciwe, tutemewe, tutarabo kwegera Imana. None natwe waraduhamagaye, turakwitabye, turaje. Abaguye barongeye, batuye n'akanwa ko babyutse, bari batarakwizera batuye n'akanwa ko bakwizeye, abatakiranukaga bihannye kubwo gukiranirwa kwabo, turongeye turaje. Hagurukana natwe, ugendane natwe, ukorane natwe, twigaragarize. Igicu cyawe kiboneke ku burwayi, igicu cyawe kiboneke Mwami imbere ya Farawo, uhinduke. Bibiliya ijambo ryawe rirambwira ngo witamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Enima tolerance ekita dosta, enima hosanse kita, eberi horia, enima pasonda kita ndorea. Witamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Yitahaba byari kugenda bite, ariko ngushimiye ko wari uhari. Uru rugo nibyo nta bushobozi rufite, ariko wowe urahari. Uyu muntu nta bundi budahangarwa, nta nundi wamuvugira, ariko urahari. Nta wundi muti w'indwara arwaye ubaho, ariko wowe urahari. Ndagushimiye, ni witamurure. Biba igicuku cya nyuma, biba umunsi wa nyuma, biba igitondo cya nyuma, biba amanywa ya nyuma, ubutabazi bwawe butugereho. Ndagushimiye Mwana, gushimiye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.